Uhuru Muigai Kenyatta ni perezida wa Kenya ndetse akaba na perezida wa kane uyoboye Kenya. Kugeza ubu aracyari perezida, ni umunyapolitike ndetse akaba umunyabusiness. Ni umuhanga mu miyoborere ndetse bikajyana n'imvugo akoresha. Zaratunyuze TV igiye kubagezaho imwe mu mbwirwaruhame Uhuru Kenyatta yavuze igakora ku mitima ya benshi. Yagize ati: "Bagabo namwe bagore muri aha, sinshaka kwigira mukuru ngo ngeze hasi sogokuru wanjye, ariko kuri kudashingiye ku myaka yanjye nuko. Nababwira ko iby'isi ari gatebe gatoki. Nabonye nyiramaze ahinduka umupangayi imbere yo gupfa kwe. Nabonye uwagendaga mu modoka nziza ya benzi anyonga igare ngo abone icyo kurya. Nabonye umunyeshuri ayobora ikigo yizeho kandi abamwigishije bose bakihigisha. Nabonye umusore atereta bakamwanga, yagira hagera uwamwanze akamusaba kumuharika. Nabonye intwari ihinduka umucakara, umukomvayeri agurira imodoka uwo yakoreraga. Nyirukuguza muri banke akoresha uwo yaguzaga. Mu buzima nyirukuguza muri banke akoresha uwo yaguzaga. Mu buzima ntawe uzi icyo ejo hahatse, bityo rero ntukizere ubuzima. Ntuzibagirwe ko utagomba gucira abantu imanza utaramenya inkuru yabo yose, kuko igiceri kigira impande ebyiri zitandukanye. Ngaho rero ugira imbabazi mugenzi wawe nk'uko wakwigirira, mukundane, mugire neza, mureke kwigira abanyabwenge ku bwanyu, kuko tutazi icyo ejo hatuzigamiye. Ubuzima ni gatebe gatoki kandi twahishwe iby'ejo. Imana ni urukundo." Murakoze.